Muraho neza nshuti bakundwa, muraho neza abakunzi ba Kayireme TV. Umugoroba mwiza kuri mwe mwese tugiye gutaramana muri aka kanya. Uyu munsi by'umwihariko tugiye kuganira turebere hamwe uburyo bwiza nyine bwo kubaka urugo rwiza, ariko twibaza ibibazo bitandukanye by'ubuzima. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'abana. Hari ukuntu abana umuntu abyaye hanze mbere ya mariage se cyangwa se akaba nyine yarababyaye hanze mubana mwaranashakanye. Hari ukuntu bano bana baba ikibazo mu rugo, ugasanga umubano wanyu ujemo igitotsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugasanga bibabujije wa munezero mwateguraga kuzabamo ubuzima bwanyu bwose mwarashakanye, ahubwo urugo rwanyu rugahita ruhinduka nk'aho rubaye ikigeragezo ugiye kwikorera kandi kitazarangira uwo mwanya, ahubwo kizamara igihe kirekire. Urugero hari ukuntu ugira utya washakanye n'umuntu murabana, hanyuma igihe kimwe akora ikosa aguca inyuma abyara umwana. Amaze kumubyara wa mwana ntabwo yenda yaje kuba muri urwo rugo rwanyu, yagumye aho yamubyaye cyangwa se igihe cyarageze aramuzana. Abakunze kumuzana kenshi ni abagabo. Umugore we iyo yabyaye umwana hanze mbere ya mariage cyane cyane, kuko iyo amubyaye mubana uwo mwana yitwa uwo mu rugo nyine ntunabimenya, rimwe na rimwe aguma yitwa uwawe. Ariko iyo abyaye umwana akaba yaramubyaye mbere yuko mushakana mu buryo ndetse atarashatse, usanga rimwe na rimwe umugabo iyo amaze kubana n'umugore we agira tendansi yo kutakunda wa mwana cyangwa se kutamwemera, ndetse rimwe na rimwe bikaba intandaro y'amakimbirane mu rugo rwabo. Ako ni kamwe. Ku ruhande rw'umugabo, wa mwana yamubyaye hanze ntiyamuzanye, ariko agira iposho amushyira, rimwe na rimwe akanarimuha atabivuganyeho n'umugore. Ako ni akandi. Ikindi biranashoboka ko ashobora kuba amuha iposho, ariko akaba yifuza ko umwana we ubuzima abayeho n'abana yabyaranye n'umugore babayemo byaba byiza aramutse amwemereye bakaza kuba mu rugo rwe, akaza bakabana. Thank you. Dukurikije ibingibi uko tubiganiriye, ujya kubona ukabona bihindutse amakimbirane. Ese uwo mwana umuntu yabyaye hanze yagakwiriye kuba ikibazo hagati yanyu? Ese mu gihe bibabayeho n'uwo bitarabaho bishobora kuba byamubaho? Niyo mpamvu uyu munota ari amakupure yubatse, ari amakupure atarubaka ariko bakundana, ari abateganya kurushinga, ari abantu bose birabareba, kuko uyu munsi niba ndi kuvuga ibi n'undi ejo byamubaho. N'undi ejo byamubaho. Ubundi abo bana bagakwiriye kuba igitotsi kizabuza ubuzima bwanyu bwose kubaho neza, kizatuma mubana mutishimanye. Ako kantu tukibazeho. Ese ni gute wabatreatinga? Ni gute wabigenza? Ese bakwiriye kuza kuba muri urwo rugo cyangwa ntibakwiriye kuza kurubamo? Ese abo bana uwo mwashakanye akwiriye gukomeza kubafasha cyangwa ntakwiriye gukomeza kubafasha? Ndifuza ko tubiganiraho kugira ngo tugive muzi turebe iki kibazo. Ndagenda mbaha ama case study mfite ingero ziza gutuma mubasha kujya muri bank y'ikibazo, mukabasha kwibaza ngo ese byagakwiriye gukorwa gute, byagakwiriye kugenda gute. Mbahaye ikaze inshuti zanjye, Imana ibahe umugisha. Noneho rero reka ntangirire ku ngero kugira ngo buri wese udukurikiye abashe kubyumva. Umugabo umwe yashakanye n'umugore. Igihe kigeze wa mugabo yari afite umwana yabyaye mbere ya mariage, yamubyaranye n'umugore ariko ntibasezeranye. Noneho agiye gushaka ashakana n'umukobwa ariko nawe ufite umwana yabyaye mbere ya mariage. Baragenda barabana,
bamaze kubana umugabo bajya gushakana ya pretendingaga ko akunze uwo mwana ndetse akora uko ashoboye kose aramwadopta amwiyandikishaho mbere ya mariage kubera ko yabonaga uwo mugore afite udufaranga runaka ibintu runaka yashoboraga kuba amukurikiyeho kugira ngo amureshya yiyandikishaho umwana we. Icyo gihe bajya gushakana umwana yari agize nk'imyaka 5 gutyo. Noneho babana wa mwana yari yarabyaye mbere ya mariage we nawe yaramufite ku ruhande ariko ntiyari yarigeze amuzana ngo abe aho ngaho mu rugo. Wa mugore we kuko bari bamaze gushakana anamaze kwadopta umwana we amwiyanditseho nkaho ari we se, mu rwego rw'amategeko yamaze gusezerana n'umugore we kandi na wa mwana yaramwadopse yaramwiyandikishijeho, byahise bigaragara ko uwo mwana ari umwana we. Barajyana rero umugore yagiye kubaka bamaze gusezerana baragiye barabana na wa mwana baramutwara. Byumvikane ko bagezeyo babyara abandi bana. Ariko ofire y'amezi uko iminsi yagendaga itambuka wa mugabo ntabwo yigeze yishimira uwo mwana ku rwego umwana yazaga amuyambira par exemple yaza amuhobera we ntamuhobere akamera nk'udashaka no kumusuhuza. Rimwe umugore arabibona agerageje no kwaprosha umugabo ngo abimubaze amubwira ati ariko se sheri kubera icyo wanze gusuhuza uriya mwana hari icyo mupfase none se uranga gusuhuza umwana uramubabaje kandi yaraje kwishimiye. Undi agiye kumusubiza aramubwira ngo ujye umenya ko uriya mwana ntamubyaye. Muri make iryo jambo rirakomeretse. Nyuma yaho yakomeje nyine kumutorera aho mu rugo ariko ntiyigeze amukunda. Umwana yafiringaga ko hari ikibazo ntago we yabasha kugisobanurira nk'umwana ariko just ako kantu kaba kabaye umwana aba yakarumaritse ko there is something wrong, hari ikintu kitagenda. Hari abantu bansabye kugerageza no gukoresha icyongereza ngo for some people bari hanze kubera abantu bari hanze ngo mbafashe ngerageze no gukoresha icyongereza. Now I'm talking about some children who were born out of marriage. The girl got married with a man and she has a baby that she got before getting married to another man. Then the man also can have other kids that he had before marriage, or after marriage the man can have children outside of the marriage. Those kids, how can we take them? How can we treat them? Do we have to take them like they are enemies of our love, of our marriage, of our living style in our couples? We have to manage this as something that considering the kids' side, the kids' feelings, the kids' future. So this is the case that we are going to talk about now. How can we treat those kids? How can we manage to continue to enjoy our couples, our love stories, our love styles, if we have those kids who were born outside the marriage? Nuko noneho babana bavutse wa mwana ageze muri rwa rugo. Ageze muri rwa rugo wa mugabo nababwiye ko atigeze amukunda, atangira kumumaltreta, atangira kumureba nabi. Mwana atangira gusubira inyuma, yarazi yuko abonye papa we yajyaga akunda kumubwira ngo ariko papa wari waragiye he, kubera iki watinze kuza kutureba, kubera iki watinze kuza kudutwara. Urumva umwana yaragize imana abonye papa we. Abana bageze muri iyo myaka aba yumva ashaka kwinjoyinga ubushyuhe, chaleur y'ababyeyi be bombi. We rero ntabwo yarazi ko ngo atari papa we. Nta nicyo byari bimariye mama we kuba yamubwira ngo uyu si papa wawe, ahubwo we yumvaga ko umugabo wameye kumwadoptira umwana, umugabo wamukundiye umwana agiye no kumuhera umwana urukundo ku buryo umwana atazigera anamenya ko atari we papa we. Something like that.
malheureusement ntiyamukunze, ntiyamwitaho, ntiyamutetesha, ahubwo atangira kumumaltraita. Umwana atangira kubuyoberwa uko yifata, atangira kwegukira kujya yiganiriza abandi bana, kuba ari kumwe n'abakozi, kuba agize gute. So na mama we biramubabaza cyane. Heureusement wa mwana yaje kuva aho ngaho, ariko nubwo yahavuye ibibazo by'aho ngaho byakomeje gukurikirana uwo mwana ku rwego, ku gipimo uwo mwana yagiye asufra mu bundi buryo bubabaje kugeza ubwo umwana yakuze. Ariko iyo story behind yaramukomerekeje cyane kubera ibindi byagiye bikurikiraho ntari bubabwire kugira ngo nyiri iyo story adahita yimenya. Tujye ku yindi story. That's the first one. The first one is talking about a kid who were born from a mother who is a single mother. Then after, the single mother got married with a man who had also another kid outside the marriage. But when they went to get married, the man, to attract the love of that woman, he made all his possible to adopt the kid, to adopt the child of that lady, so that the lady can accept him. Urabizi ko a lot of men, when he wants to attract the attention of a single mother, they love their kids before, so that the woman can understand that this man loves my kid, I have to accept him. So this is the strategy that some men use. Then this man also used it. He started attracting the boy, adopting him, like he becomes his father and everything. Then they got married, they took the kid with them, and they lived together. But the man, little by little, started to harass that boy. He didn't want to greet him. He didn't want to salute him when the baby was greeting him after work. The story was too sad. And when the woman asked him, why don't you greet this baby? He said, this is not my child. This is not my son. Remember that. This word is not a good word to the woman, but also to the kid. The second thing, he's frustrating the boy. The boy becomes something, a source of conflict between their couple, in their couple. So let us continue to the second story. Inkuru ya kabiri yo irazi twereka undi muryango nawo byabayeho. Ese wo byagenze biti? Uwo muryango nawo wari ufite umugabo yabanye n'umugore, bakundanye, barabana, barashakana, barabana. Bamaze kubana, umugore atangira kugira ingeso zigaragaza ko afite undi muntu yari yarakunze mbere, ashaka kuzajya gushaka ngo babane. Noneho mu kumugenza gutyo, umugabo akomeza kumwereka ko ari we bakundana, ari we babanye, akwiriye kwibagirwa uwo nguwo. Ariko undi agakomeza amwereka utuntu tumugaragariza ko muri make uwo nguwo atigeze amwibagirwa. Mwibaze ngo byagenze biti. Noneho icyakurikiyeho rero, ubwo nyine muri uko gutangira kubana nabi, umugore yaratwise inda ya mbere, aza kubyara umwana, barakomezanya, ariko atwise ya kabiri ayikuramo. Bigaragaza ko adashaka gukomeza kubana n'uwo mugabo, ahubwo atekereza ko azashyira agashakisha wa mugabo we wa kera bakongera bakabana. Inda yikuramo, kandi bombi bari babizi ko umugore atwite. Abibwira n'umugabo, aramubwira ati ngenda ndashaka kujya gukuramo iyi nda, ntayo nshaka. Aragenda ayikuramo. Nshuti yanjye, umugabo arihangana, ariko urumva ni struggle kubana n'umugore utagukunda, kubana n'umugore ukumaltraita, nabyo ntibiba byoroshye. Hanze ya mariage haba hari abantu bari buguhekeye, haba hari abantu bari bugukunde nta kiguzi, bagukeneye. Nawe aza kugira atya amenyana n'umukobwa, barakundana. Bamaze gukundana, ariko ntibakundanye komutero, umukobwa yattractinze umugabo. Wenda yamwattractinze atazi ko ari married, ariko nyuma aza kumenya ko ari married. Ariko amwattractinga, umugabo bakorana imibonano mpuzabitsina bimeze nko kwidefura cyangwa se kwiyibagiza umubabaro asize mu rugo rwe. Babikora uwo munsi, umukobwa ahita asama, abyara umwana. Umugabo barakomeza babana nabi, ageraho muri kwa kubana nabi no muri kwa kugira agahinda kenshi. Wa mukobwa rimwe na rimwe yanyuzagamo akamuha keya. Iyo keya
inshuro bagiranye iyo keya ntago zigeze kuri 5 ariko zavuyemo abana 3. Nguvuga ngo igihe cyose bagiye bakora imibonano mpuzabitsina uwo mukobwa yarasamaga bigeza ku bana 3, bataryamana batararana, nta na rimwe bararanye, nta na rimwe babanye, nta na rimwe ariko amubyaraho abana 3. Mu by'ukuri njyewe ndavuga ko harimo n'umugambi w'Imana, kuko nyuma mwumva ko story yagenze. Wa mugore mwibutse ko yakuyemo inda ku bushake ya wa mugabo, amaze gukuramo inda ku bushake ya wa mugabo, ubwo story yabo yakomeje barabana ariko bakabana mu makimbirane. Ariko umugore yagerageje gusama iyindi nda aza gutwita nyuma y'imyaka nk'itandatu akuyemo ya yindi, ngira ngo yaramaze kubona ko wenda wa mugabo atazamubona, aremera noneho asama inda ya kabiri, abyara agiye kubyara umwana wa kabiri. Noneho ageze kwa muganga, malheureusement umuganga umudoktor wagombaga kumubaga yari yasinze, yinjira muri salle d'opération, muri salle d'accouchement yasinze. Aho kugira ngo yinjire muri salle d'accouchement ajya muri biro ye, arafunga araryama arasinzira. Umugore araho ategereje docteur we. Turabimubizi ko abagore benshi usanga ategereza docteur we, abafite umudoktor umukurikirana amwizereyemo, avuga ati docteur wanjye azankurikirana ni nawe uzambyaza. Arangije bategereza docteur, baraheba, bakajya bahamagara telefone ntayifate, ariko baguma kwa muganga. Aba infirmiere bakomeza gukurikirana wa mubyeyi. Mu gukurikirana wa mubyeyi byageze aho kesi ye irakomera, ibise biba byinshi, umwana kuvuka biranga kubera umugore yari afite complication. Hanyuma bafata umwanzuro wo kugira gute, bafata umwanzuro wo kujya kumutwara ku yindi hospital. Mu gihe bamutwaye ku yindi hospital bamugejejeho deja byamaze kuba bibi cyane. Ubwo umugore baramubaze bamukuramo umwana, deje umwana yamaze gupfa. Hanyuma umugore nawe agira ibibazo bikomeye ku buryo bamuteye amaraso menshi ashoboka. Malheureusement uwo mugore yatinze mu bitaro kubera kuremba, urumva byabaye bibi cyane, amarama amezi 2 ngira ngo bamuteye amashashi y'amaraso atagira ingano. Umugore agwa muri koma, biba birebire, ariko nyuma aza gukira, arakira. Mu gukira nyuma yaho nago yongeye kubyara. Tugaruke inyuma, wa mugabo yabyaye babana 3 kuri wa mugore, ariko ababyara pare hazard, nago yigeze ateganya kubyarana n'uwo mukobwa. Kabiri, ntigeze abana n'uwo mukobwa cyangwa se ngo bararane nabura nijoro rimwe, bararane nyakurarana, ahubwo yagiyeyo rimwe aracapurishije, rimwe abamuteye inda. Ikindi gihe nabwo pour se consoler agiyeyo aracapurishije amuteye inda. Ikindi gihe nabwo birabana. Birangira wa mugore babyaranye abana 3. Babyarana abana 3 atarigeze amukunda. Noneho na wa mugore we ntiyongeye kubona abana. Tubyibukiranye neza. Umugabo arababara, umugabo akajya ahora asenga, akajya ahora ahamagara Imana, Mana ibi byago nagize, nakoze icyaha, nibyo mbabarira, ndumurokore ndakijijwe, none reba nakoze icyaha. Hariho igihe ushobora gufata nabo umuntu nawe bigatuma agenda akajya gusambana kandi atari yabitekereje. Noneho muri kwa gusambana hakavamo n'ingaruka z'ubusambanyi, nko kuba yabyara umwana hanze cyangwa se ikindi kintu. Hanyuma arangije agahora asenga Imana, yisaba Mana uzaduha umwana, Mana uzaduha umwana. Imana rimwe iza kumusanga mu nzozi, iramubwira iti se kuhora unsaba umwana ngo nzabaho umwana, nzaho umudamu wawe umwana, kandi naramuhaye umwana inda akayikuramo akica umwana. Ati se kubera icyo uhora wibaza impamvu uriya mwana wa kabiri yapfuye? Ati uramutse uhaye donc mwijwi ry'Imana ari musanze mu nzozi, iramubwira ngo na uramutse uhaye umuntu agatama kamwe, noneho we agafata ka gatama akakica, nyuma ukamushumbusha kandi gatama, hanyuma nawe kubera kugira ngo umuhane umukosore ka gatama ka kabiri ukakisubiza, ese uwo muntu waba umurenganyije? Umugabo ahita byumva, ariko mu by'ukuri ijwi ry'Imana ryashatse nko kumwereka ko uwo mugore yabuze umwana wa kabiri kubera ko n'uwa mbere yamukuyemo, inda ya kabiri yayikuyemo. Hanyuma rero nshuti zanjye, ese uwo mugabo iyo ataza kubyara abo bana hanze 3, ni urugero nguhaye, kuko ngiye hari igihe mbona sometimes harimo destin y'Imana. Twibikiranye ko Imana ni irema, nta muntu urema. Uburyo byakozwe mu bwo ari bwo bwose, ariko icyo ni ikiremwa cy'Imana kitaje mu isi ku bushake bwacyo. Ni Imana yamuremye, imushyiramo roho, imuha umubiri, imugenera uko azabaho, imugenera ibizamutunga, irangije imwohereza mu isi ngo aze ayikorere.
abo bana bose ni abakozi b'Imana igihe tubareze tukabaha uburere bwiza. Noneho icyakurikiyeho cyabaye ko wa mugore yatangiye gutera amahane, umva ntiyigeze abyara undi mwana, yatangiye gutera amahane kuri wa mugore wabyaye babana batatu, amuteraho amahane. Wa mukobwa wabyaye babana batatu ntiyari yarigeze asa kumusenyera urugo rwe, ntiyari yarigeze asa kugira icyo asaba muri urwo rugo, ariko akomeza kugenda amwataka kuko yaramaze kubona ko atakibyaye. Amaze kumwataka, wa mugore agira umujinya nawe afata abana aza kubatera umugabo nawe kubera umugore atabashaka mu rugo, umugore mu rugo yirirwaga bita ko abo bana ngo ni inzigo, ngo ni umwanda, ngo ntabwo ari abana, ni umwanda, kubera ko umugabo yababyaye hanze, ababyariye mu busambanyi. Oui, je vais bien, yababyariye mu busambanyi. Ariko se nubwo yababyariye mu busambanyi, ntago byashoboka ko watekereza ko abo bantu ari abantu nk'uko nawe uri umuntu, nk'uko n'abana wabyara ari abantu, nk'uko n'umwana umwe wonyine yabyaye ari umuntu. Aho buri wese ashyiraho question mark. Dusubire mu miryango yacu. Ese abana umutware wawe yabyaye hanze mbere ya mariage cyangwa nyuma ya mariage, yaguciye inyuma cyangwa ataguciye inyuma, ni inzigo kuri wowe? Ese ni umwanda? Abo bana bakwiriye gufatwa bati? Tugende tujye ku mugore washatse afite abana, wamushatse ubizi ko afite abana, ariko amaze kugera mu rugo rwawe byabaye ikibazo, mutangira kubigira ikibazo, babana bahinduka ikibazo, babana bahinduka ikibazo. Bamaze guhinduka ikibazo, mu by'ukuri icyakurikiyeho cyabaye ko mutongeye kubana mu mahoro, kubera ko babana bari hagati yanyu, babana babaye ikibazo. Ushatse umugore, umushatse ubizi ko afite umwana, ushatse umugore, umushatse ubizi ko afite umwana, umushatse ubizi ko afite abana, ariko umugejeje mu rugo utangira kugira babana ikibazo. Umusore arakurambagije, mugeze igihe cyo gukora mariage, musohoye amatariki, musohoye invitation, arangije arakubwira ngo rero uriya mwana wawe uramushyira se. Twese tuzi uburyo umubyeyi abyara byamugoye. N'ubu uri umukobwa ntibikwiye kuba umubyeyi igihe utwise ukabyara, uri umubyeyi. Niba uri umugore uri marié, uri umubyeyi. Ariko umwana w'umukobwa yagiye kunda, arayitwita, arayibyara, ari umukobwa atarashatse, noneho yirerera umwana, arwana n'ubuzima kugeza aho umwana wageze. Wowe wamubonye afite uwo mwana, ariko igihe kirageze ngo mariage ibe, usubije inyuma ya situation, utangiye kumubwira ukuntu agomba gufata uwo mwana akamushyira se, kandi urabizi neza ko papa we atigeze agira uruhare mu kurera uwo mwana. Hano tubyumvikane. None se uwo mwana uburenganzira bwiwe buri hehe? Ese urukundo rwa kibyeyi uwo mubyeyi amukunda wamwibarutse rugo warutekerejeho? Ese uratekereza ko abana aje kukubyarira baruta uwo mwana we yatwise amezi 9 akamubyara, akarwana nawe, akagendana nawe, akaruhana nawe, ubuzima bukaba bugeze aho bugeze? Dutekereze gute, twitware gute igihe tugize couple ifite abana bari en dehors ya mariage, abana twabyaye hanze ya mariage, abana umutware wawe yabyaye hanze ya mariage, abana umugore wawe yabyaye hanze ya mariage? Twitware gute? Kugira ngo bino tubyumve, tubanze dutekereze mbere ya byose, umuntu uwo ari we wese wavutse aba ari ikiremwa cy'Imana. Yavuka kubera ko mwasezeranye imbere y'urukiko, imbere y'ababyeyi, imbere y'imiryango, sinzi, imbere ya kiliziya cyangwa se ya pasteur cyangwa se ya Korani, simbizi, ariko ibuka neza ko d'abord uwo muntu wavutse, yaba yaravutse ku mubyeyi wasezeranye, yaba yaravutse kutarasezeranye, na wundi muntu kwisi numwe urema uretse Imana. Niba Imana ari yirema, n'uwo yaremye ni umuntu ufite agaciro, uburyo bwose yavukamo ni umuntu ufite agaciro. Ntukwiriye kumwita umwanda,
ntukwiriye kumwita amazina binyendaro n'ibindi, ahubwo ukwiriye kumugirira impuhwe ukaba ari wowe umubera umubyeyi ukamutabara. Ese ujya utekereza ngo ndamutse mvuye ku isi Imana yambaza iki? Mu byo yakubaza n'umuntu wambuye ubuzima ukamwambura ubumuntu, ukamwita inyamaswa, ukamwita umwanda, ukamwita ikintu, ukamwita icyo ntazi kuko yavutse kuwukunda kandi atari wowe yamubyayeho. Amaraso atembera muri uwo mwana ni nk'amaraso yatembera mu mwana wawe, ni nk'amaraso atembera mu mwana wawe wibyariye mu nda yawe. Umugore uwo ari we wese umugabo yamubyaraho, uwo mwana atemberamo amaraso y'ubuzima nk'ayo twese tuva. Twari dukwiriye kubaha bene abo bana, twari dukwiriye kubakunda no kubatetesha, twari dukwiye kubaha le minimum possible y'urukundo umuntu w'ikiremwa muntu wese yaremwe mu isi yakwiriye guha umuntu. Akamukunda, akamutetesha, akamuha ubushobozi bwo kubaho, akamugirira impuhwe. Ntabwo abo bana bagakwiriye kuba suruse yo kubana nabi kwanjye nawe, ahubwo bagakwiriye kuba iteme nge nawe duhuriraho ry'urukundo tukubaka urugo rwacu. Hari n'abagore, hari indi case nibutse y'umugore wabanye n'umugabo we ntiyanabyara, umugore rwose ubuzima bwabo bwose we nta n'umwana yigeze abyara, arangije igihe kigeze wa mugabo aza gutandukana n'uwo mugore, batandukana uwo mugabo yabonye undi muntu bakundana ndetse bategura mariage. Ubwo bari bafite byinshi bapfuye, yaje gusanga ko ajya mu bapfumu, hari ukuntu ushakisha umwana ku ngufu kugeza naho ujya mu bapfumu. Uwo mugore uko yarushagaho kujya mu bapfumu niko yarushijeho kugira gukora ingeso mbi zatumaga aho ngaho umugabo atamwishimira. Noneho biza kugeraho ntiyigeze abyara na rimwe. Umugabo rero bigeraho biramunanira gukomeza kwihangana, aramureka aragenda, baratandukana. Mu gutandukana yaje gushaka uwundi mugore. Wa mugore umunsi wo kuzakora mariage ategura inzu, ategura ibintu byose, ariko uwo mukobwa yari atwite, yaramuteye inda. Agize Imana abonye umwana mu myaka 20 yari yaramaranye n'uwo mugore wa mbere imyaka 18, ntibigeze bagira umwana, ariko agize Imana uwo mukobwa bari bakundanye we aratwise, amuteye inda birakunze, umukobwa aratwise, barabana. Igihe kigeze ngo bakore mariage, wa mukobwa yari atwite barindira ko azabyara kugira bazakore mariage yarabyaye. Wa mugore asanga wa mukobwa kuri yanda ayimutegeraho aramwica. Amaze no kumwica abwira wa mugabo ngo uwo mwana aramubyara nzamurera, uzamuzane wigarukire mu rugo tuzabana, nzarera uwo mwana, ariko nyina we ibyo ntuzagira icyo ubimbazaho. Ni nkawe yarabizi ko nyina agomba gupfa, koko nyina yarapfuye, umwana aravuka, umugore abwira umugabo tuzamuzane tumurere nkuko nabikubwiye. You exist, uriho, ariko nujya wibaza ngo ese dans le futur bizagenda gute? Ese ubuzima buzamera gute mu myaka iri imbere? Will I survive? Will I continue to live like this? Ese ubuzima buzaguma gutya? Rimwe na rimwe ukwiriye kubitekereza. Hano rero nge ndavuga mvuga ngo aba bana nibabe source y'umunezero. Mwibuke ko ari ibiremwa by'Imana, mwibuke ko ari abantu bo kugira ngo muzakorere nk'umugisha, muzabarere nk'abana banyu. Imana izabona impamvu yo kubatabara no kubagirira neza muri ubu buzima murimo, ahubwo bitume iba n'impamvu yo kugukunda no kugutetesha kw'Imana, kubera ko yakubonyemo udasanzwe. Ariko nubarwanya ukabagirira nabi, ugashaka kubangiza, nukuri nta mugisha Imana izabiguheramo. Ntekereza neza nemye ko ari nayo mpamvu uriya mubyeyi atigeze abona amahirwe yo kubyara abandi bana, kuko n'abandi Imana yari yarahaye umugabo yabatukaga ko ari umwanda, ari inzigo, ari inzoka, ari ibiki, mbese yabatukaga ibitutsi bitagira ingano. Ntekereza ko hari umugisha mu buzima bwawe uhomba just kubera ko hari abana b'Imana wirirwa wanga, ubabureba nabi, ubatuka, ubabwirana, ubakorera ubugome, ukageza no ku rwego rwo kwifuza ko bapfa.
ukumva ko batakwiga, kumva ko batarya, kumva ko batabaho, nyamara ukirengagiza ko ibyo ari ibiremwa Imana yazanye mu isi. Imana uyibazaho iki? Yo yemeye kubaha roho, byarashobokaga ko izo nda zivamo, byarashobokaga ko zitanaremwa, kuko hari abantu benshi basambana ariko ntibanatwite, ariko bo baratwitwaga. Imana yari izi umugambi ifite wo kurema abo bana. Ntagiye kure, babyeyi, bagabo, bagore, mugerageze mwakira abana babo mwashakanye, mugerageze mubitekerezeho, mubakunde, mubateteshe, kuko muzababazwa mu byo muzabazwa. Ndabashimira cyane. Hari ukuntu rero nifuza ko let me try to translate for those people who are using English. I was just saying, I gave you another case of a woman who got married with her husband, and once upon a time they got problems, troubles, because the lady wanted to get married another time with the man they have been in love before marriage. She got married, but she didn't want to keep that marriage. She wanted to leave it and go to marry another man that they have been in love before marriage. Then, once upon a time, she got pregnant for the first child and the baby was born. It's okay. But the second time when she got pregnant with that husband, she aborted. After aborting, she didn't get any other kid until 6 years. She got pregnant again. Then, after getting married, pregnant, she went to hospital to deliver the baby, but the baby was born dead. The woman also got complications, and she didn't have any baby in her life. But in those times that they were struggling, the woman wanted to leave the husband for that other man and whatever. The man was frustrated. He was feeling bad, so sad. And the one girl, she comforted him until she got pregnant 3 times. And the man got 3 kids. The lady, the wife, the man got 3 kids outside the marriage, but she didn't. The wife didn't get happy. She started calling those kids like they are dirty. They are dirty things. They are enemies. They are snakes. They are something wrong, very bad. So she was always creating troubles to the husband about those kids, until that the mother of those 3 kids outside the marriage brought the kids and threw them to the husband, because of that lady was creating also troubles to their mom. Then the woman also, the wife didn't support to get the babies, the kids at home. Then the man went to look for the grandmom to take the kids. Then he was supporting them. But until now, the lady is not happy to support those kids. The lady is not happy that the husband is sending the school fees to those kids, and he has never been in love with their mom. He has never slept with their mom like the whole night, like the whole week, like no. They just made sex, and the day they make sex, pregnancy like 4 or 5 times. Until now, I wanted to tell you that there is no kid who has a blood that is not the same as the blood we are having, all of us. A kid outside the marriage is the same as the kid inside the marriage. What a wife should do is to have feelings of love and support, of pity for those kids, and support them. The husband of that first case I told you about, that man who didn't love that baby, saying this is not my child, that man also should love that baby more than even his kids, because all of those kids, they are creation of God. Whenever a baby is born, it's because of God. It's because God has said, be. And the baby, be, is live, is living. So, if you see any person who came in this world, don't say he came because of marriage, he came outside the marriage. This is not
interesting at all. This is even not something that we can consider. What we consider is that he or she is a human being. And we have to love them. We have to care about them. This is what God will ask us. This is what God will ask us. What did you do about those kids? Then I wanted to tell you that it shouldn't be something that can be a source of conflict in your family. Your family shouldn't live in a bad way because of those kids outside the marriage. They are human beings. Take care of them, love them, support them, even if they become bad kids, but do the best for them. And after a while, they will understand that you have been a good mother for them. They will understand that you have been a good father for them, and they will love you. They will also return back your love to them. Twese twaravutse turakura and tukabona ababyeyi baraduhana baradukubita ariko nyuma tukamenya ngo baradukundaga kuko batugororaga. So if you help those kids, whatever you do to them, and today they don't accept it, maybe thinking that you are a bad person, after a while, they will understand that you have been a good parent to them. Nshuti zanjye rero, this is my message today, and I want you to calm down and love those kids. Remember, mubafiteho inshingano kuko n'abana babo mwashakanye kandi mugomba kubakunda kuko ababyeyi mwabakunze. Kuki mwanga abana babo? Mureke kubita inzigo, mureke kubita inzoka, mureke kubita umwanda, mureke kubita ibintu bibi. N'abantu kandi Imana ibakunda kurusha nuko mwebwe mubitekereza. Abo bantu Imana irabakunda ko niyo yabaremye, ibaha roho, ibaha ubuzima, ibaha nuko bazaba. Ntunazi uko ejo bazamera, ntuzi ngo ejo bizagenda gute. Thank you so much. I love you. Bye bye.